ariko iyo urebye urukundo ntibarwana kugira ngo barebe ko bajya mu kibuga gukina, ariko usanga urukundo barwana kugira ngo babone amafaranga gusa, rurenze kurusha kuvuga uti niki wadufasha kugira ngo twimprove noneho tujye muri starting 11. Hari byinshi ababikiye, ariko first of all bagomba kuba bazima muri byo. Icyo nicyo rero Kawutiri yavuze. You understand? Kuri ibi ngibi rero warumbaje ngo kubera icyo urubyiruko, I don't think ni ibyo ngibyo nyine. Sinemera uko umuntu afata abantu ngo abexploit, harimo abakoresha muri iyo form, ariko it is good kuko nabo hari ibyo abakora. Emera kugira ngo bakwe-exploit, kugira ngo nawe we-exploit abakwe-exploit. Icyo nicyo kintu abantu bagomba kumenya. Emera bakwe-exploit, ariko nawe we-exploit abakwe-exploit. KNC imfura yacu mutabaruka wongeye kuramuka. Yego mwaramutse neza. Meze neza? Okay. Meze neza rwose. Hari ibibazo bifuza kubaza? Ibibazo birahari byinshi. Hari ibyo umutegetsi yagutumye? Ariko ari nacyo duheraho ngo yakumvise ngo uvuga ko urubyiruko niba ngo rudakunda gukora umurimo. No, navuze ko urubyiruko muri iki gihe muri no generation rudakunda ibyo rukora. Yes. Kandi I repeat that. Ntabwo rukunda ibyo rukora? No. Ngo subishingira kubyo mbona, kuko ngenzi abantu benshi bagize urubyiruko bagaragaye mu guhanga imirimo kandi kuko bakayikora ikanabateza imbere. Those one I appreciate them. Njya mbabona iyo habaye inama zikomeye hano basobanura ibyo bagezeho cyane cyane bishingiye ku ikoranabuhanga. Twarabonye abandi bajya mu bworozi bw'amafi ejo bundi bavuga ibibazo byabo. Twarabonye abandi benshi bafite ibintu bakora kabisa ugasanga biri ku murongo. Ahubwo nabonye n'abandi babuze umurimo kubera ko nta mahirwe yo kubona akazi yabayeho, aribyo dukunda kwita ubushomeri. Habaho n'abandi twabonye bashyizwe mu mashami runaka bakajya kuyiga, barabwiye ko ariyo mahirwe yo kubona umurimo kandi ko umurimo bategereje, barangiza mu mashami bagasanga uwo murimo ntubaho mu Rwanda. Abo narababonye. None uhera uvuga ko urubyiruko rudakunda ibyo rukora. Okay. Iyo uje ku kazi ukaza kuko ari routine ugomba kukazamo without any new innovation in that job, akazi ukora ntabwo gakunze. Niba uzi kuza ku kazi ukicara ahantu ugacana computer and that is your job, you are out, mu by'ukuri icyo gihe ntaho utandukaniye n'iriya stand bahagarika hariya ikahaguma gutyo. Icyo mvuga ni iki nsobanura, bishobora kuba abantu bamwe batabyumva. Uyu munsi mbibonera ku buryo urubyiruko mu kazi karwo bakabaye ruri mu gihe cyo kwitanga no gushaka ubumenyi bwinshi muri ako kazi kugira ngo bizaguhe indi step na connection n'ibindi, usanga bitarimo. It's not, I don't know, sinzi impamvu niba social media bizanye, niba which is which, ariko uyu munsi mfite impamvu zirenga 100 ushobora kugaragaza yuko urubyiruko rwacu uyu munsi rutareba izindi form of motivation, bakareba money. So that is a very big thing. Ubwo wenda harabo tutakumvikana, ariko icyo nsobanura ndakizi. Maybe one day bazumva ibyo navuze ko ariko kuri, kandi uzabyumva ashobora kuzabyungukiramo cyane. Ibyo turabyumvikana. Urugero ndi buguhi, impamvu ko urubyiruko rw'uyu munsi rudafite ngiye gukoresha urugero rubi. Mfite abakinnyi b'umupira w'amaguru b'abana bamwe na bamwe, ariko iyo urebye urukundo ntibarwana kugira ngo barebe ko bajya mu kibuga gukina, ariko usanga urukundo barwana kugira ngo babone amafaranga gusa, rurenze kurusha kuvuga uti niki wadufasha kugira ngo twimprove noneho tujye muri starting 11. Icyo cyonyine kikwereka yuko muri iki gihe urubyiruko dufite, they don't love what they do, instead they are just niba ari money thirsty, I don't know how I can call it, bitandukanye. Nyota y'ifaranga. Rero umuvandimwe amafaranga azaza, work by all means, money will come as a reward, ariko first of all hari ibyo ugomba kubanza kwibikamo bizagutuma ayo mafaranga aza. I don't know whether you understand that. Ikindi cya kabiri ngo nigeze kuba muri position imwe ishobora kuba naha abantu amahirwe bamwe. Icyo gihe ndibuka, simvuga amazina yabo ariko ubwo nimba avuga bariyumva, baza bashaka akazi k'ubu volontariat.
ndavuga ariko aba bantu igihe bamaze gukora biragaragara yuko bageze kuri level nibura badakwiriye kuba exploited. Sinemera ko umuntu afata abantu ngo abe exploit. Harimo abakoresha muri iyo form, ariko it is good kuko nabo hari ibyo bakora. Emera kugira ngo bako exploit, kugira ngo nawe exploit abako exploit. Icyo nicyo kintu abantu bagomba kumenya. Emera bako exploit, ariko nawe we exploit abako exploit. Sinzi icyo kintu ucyumva. Icyo nicyo urubyiruko nuko rwakabaye rutekereza at this time. Noneho icyo gihe ndavuga okay, aba bantu mu by'ukuri it's not fair ko umuntu afite ubwitange bungana gutya. Urumva icyo nkubwira, afite ubwitange bungana gutya, abandi bagahembwa nibura ntabone n'akantu ka motivation. Okay, nicarana nabo, twagomba kwicarana, hano bari bafite n'ijambo, ngiye icyo nakoraga no gutanga inama. Muri abo bantu nsuggestinga abantu 3 mu bantu barengaga 8 bari bahari. Why? Uzi impamvu? Kubona uburyo akazi bakoraga bagakundaga, ugasanga rimwe na rimwe bafite n'urukundo rwako kazi kurusha abumvaga ko bagafashe bafite umushahara. Rwose ibyo ngibyo bikubwiza ukuri. What happened? Akantu kambere babagenda gura kaza ibihumbi 50. They worked kuri bo, bafashe ibihumbi 50 nk'ikintu cy'igitangaza, noneho bibongerera imbaraga kurushaho. My dear, kurushaho. Bigera ahantu umwe muri bo yarakiri umunyeshuri muri kaminuza hano hafi, noneho uwamuzanye kugira ngo amufashe nk'umubenevoli, twamuze ati okay, dukeneye abantu nabo, aramuzana. Noneho we atangira no kumufata nkaho ari umupagasi we muri ako kazi, akajya yigendera akanywa inzoga, agasiba, agakura ubupfamatwi bwose. Then nkajya ndeba uyu musore ukuntu yakoraga, sincerely speaking, ku giti cyanjye numva mbayitusha. Mu nama nanone nta nubwo ariko yari anabizi ko ibyo bintu mbikora, we yabonaga ibintu biba ntamenye ko ari someone is doing something. Then I sat with my bosses, ndabwira you uyu muntu twari dufite witwa kwa head in the department ni liability, ubu ntabwo akiri asset. He's not an asset to the company. Now he's a liability. Kuki tudafata uriya muntu aho kugira ngo twinkaringa izi cost zihembu no muntu utagikora wayi musizi wirirwa kurana n'abaslave queen mu muhanda, then uyu nguyu yafata ko kazi because niwe ukarimo, he's the engine. The guy took over. Ndakwereka rero ko gukunda icyo ukora bishobora kukugira ikindi kintu. Sinzi mutabaruka ikintu niba ucyumvisha neza. Cyane. Then hari ikindi kintu wenda ntari butindeho cyane. Rero icyo nemera, ntukajye wanga ko abantu bako exploit, ariko nawe ukoresha ubwenge we exploit abako exploit. Iryo niryo jambo ry'umunsi mbahaye. Okay. Yes. Hanyuma ubwo icyo ngicyo wenda abantu bacyumvise, hari byinshi cyane nabona abantu batangiye kugenda bakivugaho. There are so many things. Ubwo umwanya wo kuza gusoma ibitekerezo ndagera turareba. Okay. Nashaka gusubiza mutegetsi ku bintu runaka. Ikindi we nashaka kujya mubwire bagenzi banjye, sibyo? Ibi ndabibwira abantu b'inzego zose. Gerageza ushake umwihariko muri wowe. Find a uniqueness in you. Kandi ikindi cya kabiri, don't rush with time. Do your thing. Gerageza kuba mushya every day. Things will come. Ikindi cya kabiri, nubona yuko umaze kumva yuko ugeze ku rwego nawe ushobora kuba waba independent, don't hold back, or don't hold on things. Bwira mwakora muti, I feel like I can go and try my thing and be comfortable. Nubu ukora n'umuntu muzima, always he or she will encourage you to do that. Kuko nta mahirwe azababonetse yandi to create job opportunity for other younger guys who need experience. Bizaba ari amahirwe yandi abonetse ku gihugu kubona revenue, uzaba uri mu gukemura ibibazo igihugu gifite. I always encourage people to do that. Okay. Hanyuma mu mpera z'icyumweru gishize
muba mwamvugishije mu mpera z'icyumweru gishize hariya Nyagatare ariko hari umuntu wambwiye ngo nywa amazi menshi nk'umuntu ufite ibiteka nawe niyo uvuga uba utakaza moisture ni ngombwa ko ugomba kuba hydrated. Ni dehydrated cyangwa hydrated? Yego, hydrated, yes. uretse uri kunywa amazi ibyo ngiye kubwira bifite aho bihuriye no kunywa. Mu mpera z'icya cyumweru muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare hafashwe abanyeshuri aho bari bahahinduye akabari abasore n'abakobwa banywa barabafata nyine. Barimo bariga? Nese amashuri oya ndakubaza barimo bariga ndashaka gusiga none se amashuri mu cyaro ntiyiga babona umwanya wo kwiga no bari mu ishami rya kaminuza y'Inyagatare kuba baraberekanye. Ubu ni urubyiruko rufashwe rwarenze ku mabwiriza yo kwirinda covid. Yes. Aho bari bahahinduye akabari bafite ibisindisha banywa bagotomera mbese bari hejuru iyo ngiyo bari hayi wa mugari hahi. Ubu noneho i Rubavu polisi yafashe abantu 103. Ndabona ku rubuga rwa polisi banditse abantu barenga 80 ariko ku bitangazamakuru banditse 103 banywera inzoga muri restaurant iri hafi y'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Ababiza amayeri yo kujya muri restaurant abariho banywera. Umuvugizi wa polisi muri kariya gace CIP Karekezi Bonaventure avuga ko ibyakozwe bitemewe kuko restaurant ntabwo ari akabari. Aba nabo biganjemo urubyiruko. Na hano i Kigali wibuke babandi bajya bafatwa kuko barafatwa bakaberekana abenshi abari urubyiruko. Kereka babantu bake badashaka gukura badashaka gusaza usanga bicanze mu rubyiruko barimo gukora ibyangwa n'amategeko. Kuki buri gihe urubyiruko? Hari umuntu witwa Nehul umuhinde. Yes. Yavuze yuko ni Nehul cyangwa ni Kautilia ariko I think it's Nehul. Ni Kautilia ngira ngo ni Kautilia. Yaravuze ati niba hari igihe cyiza ariko kikaba na kibi ni igihe cyo kuba urubyiruko. Yavuze yuko kuba urubyiruko ni nk'inyanja irimo tsunami iri kwitera hejuru. Rero icyambere urubyiruko ruba ruri ntirutinya risk yariyo yose. They don't care. Bura niyo mpamvu dealing with the youth bigusaba kuba ureba kure cyane kandi ugakoresha approach zitandukanye. Shingiye ku byavuzwe na Kautilia yavuze yuko urubyiruko rushobora kuba very constructive ruramutse rujyanishijwe no kumva present situation. Urabyumva? If you say the present situation to them, urubyiruko nando ukashobora kuba very destructive ruramutse ruri parallel with the current situation. So ntekereza ko ibi ngibi first of all ntago ntangaye kuko ngenda kuri icyo kintu cy'uwo muntu witwa Kautilia kubera urubyiruko ni igihe wumva ko nta na kimutinya ni cyagiye wumva ushobora no gufata intare bukano. Ariko nanone iyo turebye urubyiruko n'abantu bakwiriye igihe cyose kuba bajya muri zo refresher programs basobanukirwa bari ukamenya yuko n'abantu bafite umutwe uvibura nka tsunami bafite ubushyuhe. Urumva ubwonko bwabo buri very fast amaraso arihuta. Ndagurugero rwa hafi reba uko ari umeze mu myaka 20 ishize. Hari risk washoboka gukora ku munsi udashobora no gutinyuka kwa wakora. Akenshi ubona ibintu byose biri munsi yawe. Absolutely niko bimeze. Nubwo bakubwira avuga uti ndagukubita ingumike muri gereza as simple as that yo ufite imyumvire mibi. Rero niyo mpamvu iyo iki gihe rero kuba birabyekorwa n'urubyiruko to understanding nizo dynamics. Nje ndabara yuko ni ibintu biri very common ku rubyiruko ariko si byiza. They should be first of all taught babe custodian bibiri mu gukorwa bumve ko ibikorwa biri mu neza yabo
and they have the future. The future holds a lot for them. Ziriya nzoga bazazinywa, urabyumva neza? Ndakubwiza ukuri igihe, ariko ibyo byose bizasaba yuko bagira ubuzima. Ibyo nibabyumve mbere na mbere, bumve ko bagomba kuba aribo bagenga b'ubuzima bwabo, bumve yuko igihugu ari icyabo, bumve yuko ejo hazaza habo hari byinshi ababikiye, ariko first of all bagomba kuba bazima muri byo. Icyo nicyo rero Kawutiri yavuze. You understand? Kuri ibi ngibi rero warumbaje ngo kubera icyo urubyiruko, I don't think ni ibyo ngibyo nyine. Nibwo ntibizakemuka rero kuko ubwo nyine mu gihe cy'urubyiruko nakubwiye ko urubyiruko biterwa igihe cyose ugomba kubakorera uburyo bagomba kujyana na situation, kuko reaction ziba muri bo ni nyinshi cyane ku buryo kuba ngo azaguma ku kintu kimwe. Burya iyo umuntu amaze gusaza aba afite principes, nta bintu byinshi babimushagarayemo. Ariko buriya nta ntege nke ubona muri minisiteri ifite urubyiruko mu nshingano. Ubundi urubyiruko ntekeza ko they don't belong to one ministry. Ni nyinshi icyo nicyo nshaka kugira ngo ariko understand urubyiruko they don't belong. Actually je ntekeza kuvuga ngo urubyiruko bwarwo nk'ubu ngubu mu Rwanda dufite ngira ngo over 60% ni urubyiruko. Do you think abo bantu bwabo wakumva ko bari muri ministeri imwe? Oya, ntabwo bari muri ministeri imwe. Yes. Ariko bafite ministeri bashinzwemo na state minister. Iyo ministeri bashinzwe ntabwo ariyo Ministry of Ethics n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi ni ibintu bisaba ni combined effort for the good of the nation. Kuko what is special kuri behavior change? Yes, iriya ministeri ni ukuvuga ni ukumenya ibibazo byabo cyane cyane muri policy, mu iterambere ryabo. Ariko tugiye kujya muri behavior change cyangwa se uburyo bakora their affairs day to day, ibyo ni ibintu bisaba buri wese. Nde kuko rwa buri wese sije ni vague. Media birasaba Ministry of Local Government nk'ahantu babarizwa umunsi ku munsi, birasabwa Ministry of Health, why not Ministry of Justice, why not the Security and the ABC. Ku buryo mobilizing mu rubyiruko bisaba gukoresha multiple approach. Niba ushaka kuba zavamo ejo bundi abagabo beza n'abagore beza, teach them about the ethics, indangagaciro n'ibindi. Ubwo ministeri y'umuco zabijemo. Nushaka kubabwira ejo igihugu ko kizaza n'ibindi nk'ibyo ngibyo n'ibyo bagomba kugira heroism n'ibindi nk'ibyo, maybe you bring the defense. Nushaka kubabwira kuba good citizenship uko bigenda n'ibindi, you bring Ministry of Justice, uzanemo Ministry of Local Government and the ABC. Ntekereza yuko urubyiruko it is cross cutting. Uzaho bipfira. Ntabwo ndibifata ngo mbishyire ku mutwe wa Rosemary, no. Ariko bipfira numwe ahubwo wenda ikibazo twavuga ministeri y'urubyiruko yaba now tell me, nko muri no case ministeri y'urubyiruko izajya kubuza urubyiruko kunywa inzoga? Yababwira ko kunywa inzoga nyinshi atari byiza, kubaha n'ibindi, ariko bazakura ko no kunywa bituma bizana umusa. Impamvu bajya kunywa izo nzoga mu masaha yihishe nuko ntacyo gukora bafite. Abantu bafite icyo gukora, amasaha yo kujya kunywa inzoga yaba make. None se ubundi kunywa inzoga hariho bayuje nuko turi mu bihe bya covid. This is a general situation. Tubirekero nituje kwiga tuberekana. No, kuberekana nuko bishe amabwiriza. Icyo tuvuga sibo bonyine kuko ari nabo tubona bazinyweye n'ahandi hose. So this is ni kamere muntu, kuko uyu munsi reka nkubwire. Ndashaka uzagore ikintu cyoroshye cyane. Ugende ufate icyumba cyawe. Sibyo? Ugifungure. Ku buryo buri mwana ashobora kuza kinjiramo akagenda nta kibazo. Ugenda ufata ikindi cyumba ugifunge. Noneho umunsi umwe uzafata imfunguzo zacyo uzishyira ahantu abana bashobora kubona, bazarwa no kugira ngo bafungure barebe ikiri muri icyo cyumba. That is human nature. Ariko kubera yuko muri iki gihe turi mu bihe twumva ko kunywa inzoga ntibyemewe n'ibindi, people they will always try kugira ngo banywe ku nzoga. Hari n'abenshi mu bangoye inzoga kubera lockdown batanazinywa batanazitekerezaga. That is human nature. Kuri ibi ngibi ngiye ndumva ubwo ni generation nshya kivutse. No, byanabayeho no mu gihe cya papa wawe, by the way, n'abasogokuruza bacu. That is how it is. Uyu munsi uzi impamvu ibihugu nk'Ubuholandi byemera ibiyobyabwenge bimwe bakabirekurira abantu bikaba regulated kugira ngo ibyaha bigabanuke.
if you cannot stop it, then regulate it and legalize it, as simple as that. ubwo rero mu Rwanda bazabyige barekura abantu bamwe. No, kunywa rega nta n'umuntu babujije kunywa, ni hehe uri mu kunywera? Ubu se nkubaza akabazo k'amatsiko, ubu uwanyweye byeriye mu rugo hari wigeze uza kumuparedinga? No, but it is ko bars they are not allowed, ntabwo ububari ntibwemerewe, as simple as that.